uyu mukino tugiye kumva umugabo Rumanzi washenye urugo rw'umuhungu we wari ukiri umugeni, nyamara mu bisanzwe yarafatwaga nk'umugabo w'inyangamugayo mu muryango. N'abatindiye nimukurikire umukino. Shiri, umura rwose nditeguye. Ahubwo se hari umuntu witeguye nkanjye? Oya Shiri, bisubiremo neza mbyumve. Bisubiremo ko witeguye kuba umugore wanjye kuri iyi nshuro. Ariko se Shiri, uturimo kunyizira koko? Urabona umwanya ndimo wo kugukinisha. Urabinsabye nabikwemereye. None ikindi ushaka ni iki koko? Jennifer, Karame, impamvu nuko njya mu rusa n'umuntu ugikeneye kuryoshya. Kandi Shiri, urabizi njye nkeneye kubaka pe. None se sinjye bikwemereye kandi kuko utari kunyizera koko? Shiri, si ukukubeshya pe. Ndagukunda. Nanjye ndagukunda. Ariko njya mbona abagabo n'abasore. Mbona ko mwifotozanya mwasohokanye. Nkumva ntago ndi kwigirira icyizere. Erega ukundwa n'igitsina gabo cyane Shiri. Aha, erega ibyo ntawo bihuriye. Uri kumva? Biriya narabikubwiye rwose. Bariya n'aba besto banjye nta kindi mba mpanga nabo. Shiri, Karame, uranyemerera rero mbyizere ko umbera umugore. Umva Shiri, ndabyemeye. Okay. Reka mbyizere. Hanyuma rero njye ntakubeshye. Naratinye kukwerekana iwacu. Kubera iki? Kubera ko najyaga ntinya kukwerekana uyu munsi, ejo cyangwa ejo bundi bikarangira nkatiye. Natinya ko banseka ngo naberetse umukazana ndi kubakinisha. None rero reka dupanga umunsi nzajye kukwereka ababyeyi. Hari icyo bigutwaye se? Be, ahubwo icyo kintu nicyo nari ntegereje. Umva, nanjye nzabona ko ibyo ngiye ari siri ari ukunyerekanye iwanyu. Wow. Shiri, ntiwakumva uburyo ki nanjye nejejwe no kumva yego guturutse mu kanwa rwose. Nanjye ntiwakumva ukuntu kunsabye ko nkubera umugore binyuze umutima. Yego. Shiri, ndagukunda. Nanjye ndagukunda bo. Nuko rero tubigire vuba. Singizaro tubaye wanjye ibihe byose. Nkabona ko bari abagabo n'abasore bakwirukaho ntabagushenguza mu nzara. Shiri, nayo ntukansetse. Yego. Erega bariya nta birenze mvugana nabo. Nuko nyine ari inshuti zanjye gusa kandi narabikubwiye. Rero wihangayika rwose. Okay. Umva, ntinze kugera mu rugo nkahita mpamagara mama ari mu gikoni na papa tukicara muri salo nkababwira bagatangira kutwitegura. Shiri, wibikabiriza rwose. Nawe ntabwo ndi umukobwa w'igitangaza ku buryo wayagara bigeze ahangaha. Njyewe uranyinisha ntuzi. Uretse ngire mu rugo gusa. Urakora iki? Undi mbabwire nshaka uko bareba uko bitegura umukazana wabo. Sawa ubwo turi kandi bazagukunda. Umva, singizarota nanjye ngezeyo. Niko madamu. Ndakumva. Umuhungu wawe ko yahoze ambwira ko nshaka byihutirwa. Aho ntiwamenye icyo yaba nshakira. Reka da. None se nawe yakubwiye ko agushaka? Kuva mu gitondo ntitiriza kugeza n'ubu. Ahubwo se ko nanjye ejo yatashye ambwira ngo uyu munsi nimugoroba avuye ku kazi nihangane sindyamye kare ngaraza kundeba. Ko hari ikintu ashaka kumbwira. Ubwo ibyo birahurira he n'ibyo ashaka kukubwira? Burya nawe yabikubwira. Ndakubeshyera iki? Ahubwo nari ngiye kukubaza igise noneho kugeze mu buriri ugahita ugaruka muri saro ukenyeye n'isumu ukicara. Ntihabaye iki? Ubu nicyo nendaga kukubaza. Kumbe ni umuhungu wawe nawe uje gutegereza. Va rero Sheri, nari maze kuryama. Mba nibutse ko nanjye yansabye ko tugomba kumutegereza ko ari bunyure hano. Niyo mpamvu rero mpise ngaruka ngo adasanga agatotsi kanyibye ta. Ariko se mukagira Imana mwe. Uriya muhungu aradushakira iki twembi? Nge rwose byanyobeye. Rero ndumva umusunika amarembo. Oya se kandi. Ese ntabwo urimo kubyumva. Nyamara ubanza ari uje. Ahubwo se niko yemukuri. Ndumva akantu kameze nk'akangononwa rwose. Ikanze nge kureba ko ari we ariko mve niba ari we rwose mufungurira.
injira sha injira injira wicare rwose mwiriwe neza muraho muraho mama mukomere cyane be ye n'amakuru yawe ni meza harabona batindiye se shyika kuri ako gatebe narinze ko ndasanga mama we yasinziriye rwose njyewe abandi njyewe nsinzira reka urabona ko nari nkenyeye ahubwo iso rero si ureba hano niwe habuze gato usanga ari kugona ataragiye kuryama se kandi ari we witwara nk'abasore nzaba mbarira ahubwo nari nibagiwe ko dufitanye gahunda ntabwo ari ukugusuzugura rwose hanyuma se mwana mfura yanjye karame icara neza nicare amakuru yawe buhoro uyu muhungu nyine rumva turi no kubyibuhamwe nyine murumva ababyeyi nyine rero papa nawe mama reka mfite ndasa kontego oya gira ikintu nashakaga kubabwira ndabizi papa we ni umujama arahita abyumva ngo umujama nawe urakazanye ariko se so ni umujama ariko umubwira arekeraho kujya aganira n'inkumi rwose dore abakobwa bitwara ko yambara nk'abajya mu mugani wanyu ko mwirirwa mubivuga sinzi bakirirwa bamwirukaho umubwire Ben muhungu wanjye urabizi ngiye rwose ndi inshuti y'abana kuba nisanzura ku bantu bose rero nabyo urumva nzabizira ko ariko nanone rero papa burya kwisanzura ku bantu cyane bituma bagusuzugura cyane rwose kwisanzura si bibi ariko papa arakabya ugatuma abantu tungana bagufata nk'aho nawe uri mu kigero cyacu kandi ushaje ujya umumbwirira mwana wanjye rwose uzi ukuntu bimbabaza buriya uzi ukuntu bimbabaza iyo numvise abantu bavuga ngo umugabo wanjye ni umunyangeso ngo asambana n'utwana abyaye oya humura ntabwo mbikomeza ndakuzi rwose umugabo mwiza urumva ntabwo uri umunyangeso pe ndabizi ni uko wikundira kuganira ariko rata nk'iyo babivuga gutyo mwana wanjye birambabaza nubwo nzi neza ko atabikora urabizi umugore wanjye sinaguca inyuma oya ntabwo wabikora rwose dufite imfura ingana gutya ko oya byo ntabwo bitekereza nk'uko bivuze kuko nisanzura kandi nzi ko abana bato banyikundira rwose we barankunda n'ikibi nacyo banankundira ababyeyi rero ibyo munabiveho mureke mbabwire icy'ingenzi rwose tuguteze yombi hose tubwire oya karagaciyemo ngaho tubwire kibondo rwose tubwire rwose papa rero nawe mama yego turakunda nashakaga kubabwira ko mufite umukobwa dukundana ngo umukobwa kandi ndifuza kumubereka muri iyi wikendi kuko ndifuza gushingana urugo nawe yego ko mana yanjye Virginia Mukandori wambyaye aka kanya urangije amashuri ngo ugiye guhita ujya mu byo gushyingirwa ariko rero unyumvire ikintu mpfa na nyoko ntajya yemera ko umaze gukura oya uracyari umwana be ata mwana wanjye uracyari umwana ndagushyigikiye uguza n'uwo mukazana tumubona muzane rwose tumumenye tumenyane nawe impungenge mfite ndazumva ariko amaze gukura pe mfite n'akazi nubwo nkunda kukirirwaho bigatuma ntaboneka mu rugo cyane ariko pe sinanirwa kwita ku rugo rwanjye erega mwana wanjye reka nkubwire buriya ndi mukuru ndakuze erega kuba ushaka gushyingirwa ntabwo nabyanga ntugomba kubyanga nanjye nkeneye umukazana uzajya unyita nyirabukwe sibyo ariko se wabanje kubitekerezaho neza uwo mukobwa mugiye kubana uramuzi Ben ni wowe mbaza ntabwo ari bya bindi by'ubwana ubona umukobwa ikimera ugahita wumva ko yakubera umugore akabishobora mwana wanjye ko ariko se waretse kunteshereza umwana umutwe urata be ndumva nifitiye amatsiko yo kubona uwo mukobwa ngo iki reka nizere ko ari icyuki iyi rwose kuba byiza byo ni mwiza rero ni byiza rwose ariko se wa mugabo kutajya ukura koko niko uzahora uri umwana nk'ibyo bintu by'ibyuki uba ubwira umuhungu wawe nk'ibyo ubimenya ute ubundi ko ushaje ratambwira niko be uwo mukobwa afite ikibuno yego mana papa aragifite gaho nyumvira nkawe koko ubu se niba hari abandi bagabo bameze nkawe ikibuno se nicyo cyubaka ikibuno nicyo cyubaka nashakaga kumenya niba uwo mukobwa ari mwiza ikibuno se gifite umuceri wakura mu gateka umukazana wacu agomba kuba ameze neza ratambwira mwana wawe afite n'amaguru meza
y'inzobe yayandi ariko ahari ntabwo ari gusa ariko papa urumva sawe wakwitonze neza uzamubona uzamubona rwose umva rero hanyuma rero niba uzubaka kubera ko wabonye umugore ufite mu mabuno n'amaguru uvuga ntabwo ari gutyo bubaka mwana wanjye ubyumve saragushuka urugo ntirwubakwa n'amabuno n'amaguru meza urugo rwubakwa n'umutima no mu mutwe ibyo so kubwira ni ibyirari ry'umubiri ariko kuba bagomba kugaragara neza mwana wanjye ushishoze niko ye Ben yako mwihorere ngo iki abazi bigezweho rata nushake n'ubu ngubu mbwire mu gitondo rwose tujyana unamunyereka ego ko bikira Mariya ese ko mbona ari wowe washyushye boshye umugeni oya ni wowe mugeni uzamurongora wanyumvira ariko ngomba kumenya umugeni uzashakana tugomba kurigiraho amakenga ni wowe ugiye kurongora none se umukazana wanjye kubizi ko ari we ubu urumva kumumenya byaba bintwaye rata Ben umukazana uzamuzane tumurebe rwose tunamugushimira papa kandi mama nawe nizere ko wabyemeye ko nzamuzana ibyo bimbwiye iki ntushake ntababwira iki niko ariko babyeyi banjye ndabakunda rwose oya utazanatinda kurongora ngo nyoko yakubujije kurongora rwose oya rata Ben gahunda ni rwose ukora iki kurimo mama muri weekend nzamuzana kandi nzamushima ukora iki kurimo rwose ukora iki kurimo pe murakoze rero nciye hano kugira ngo mbabwire iyi nkuru oya nta kibazo nushake wigendere reka nyaruke njye kuruhuka nanjye ejo n'akazi sawa rwose Ben urakoze cyane muramuke Jenny gusa wakoze kunzana aha hantu ni heza nta birenze wanjye n'ataraha wahajya uri kumva gusa wowe wigize umukristo gusa buriya njye burantangaza ubona mbaye iki ibyo wigira ntibigize sha wabibona ari uko Ben amenya ibyo wirirwamo gusa sha njye urabizi ko ntagushyigikiye uko byagenda kose ariko si wabaye utego da ubona Ben amafaranga ye gusa yamarira iki koko ubu se uriya yangurira ikanzu imeze itya uriya se yanjyana ku mazi ariko Jenny iyo mikino ukina ubona izakugeza ku kikoko ntibike ariko cyakora mbabariye Ben ukuntu umuhuma amaso kugeza n'ubwo umubwira ko abagabo bangana na se ari ba besto bawe kandi goda ibyo bintu ngewe iyo ubitangiye rwose ndabyanga njye rwose utambihiriza n'inzoga ahubwo ubanza inkoko nakoresheje igiye no gushya ndabona iminota baduhaye igeze mana we mbega surprise ariko shaho urazi pe wamenye gute ko nkumbuye inkoko mbega wowe erega ndakuzi ukuntu umaze iminsi wivugishwa ng'inkoko ni gute kuko ntari kuyikugurira kandi uzi ko ejo naronse ngaho nyumvira kisi Jenny biriya nibyo wita kuronka koko ubu uzi ko ndi kurya imitsi yawe wumve ese ubwo uba wigira ibikima ry'inkoko ibindi ubireke n'ibyanjye ntanga ntabwo ari ibyawe ese ubwo uvuga gutyo ngo si ibyanjye tuzi ko ari ibya Ben ubutanga Ben ize bimuteye hora ahubwo uvuze Ben ndibuka we uzi ko yansabye ko tuzajyana iwabo reka da yamerera kagira inkuru n'umunwa wo kuyibara ubu ngubu muri weekend ni gahunda kandi ku bana njye nawe biri vuba cyane nkurikije uko yambwiraga wow mbega inkuru nziza nizere ko ya mikino wakina ngo uzahita uyireka ukareka kwigira Slay Queen ariko si nkawe wabaye utewe ubanza uvuze interuro eshatu utavuzemo ibyo bintu utaburi go dance none se nyiramukobwa ikisi ndamutse nakubujije ubundi ubwo naba ndi inshuti nyabaki kuri wowe ese wandetse ko ubuzima ari ubwanjye wandetse bizavamo nzabyirengera umwana wa mama ntabwo mbikubuza kuko nkwanze ariko reba kure ubabarire Ben ugushakamo umugore ndebera ukuntu abivuga we ese ubwo uba wigira ibikima nyamara uri guseka bibabaje ese ubwo umunsi Ben yakumenye koko uzabyitwaramo ute ibyo bireke wana ikiganiro kiranabishye tukiveho rwose gudahara nyamara ibyo mba nkubwira nibyo reba kure nk'umukobwa uri hafi kurushinga maze ureke abagabo n'abasore bakwirukaho urebe Ben gusa wawe ngo adahwige unsetsa nawe umva ndeba
hera mu maso umanure hose umbwire niba aho unyura hose ari Ben umbona wenyine. uri mwiza mukobwa mwiza, gusa ubwo bwiza jya umenya ko ari Ben wenyine wakwiye kubureba. Ibyo ni ibye muko, reka nkureke nirire ndabona bihageze. Aha, reka turye ariko ubitekerezeho mwana. Yego mukristo we, kanirire. Ndakumva cyane inshuti yanjye nziza nk'amaguru. Ngaho mbwira, ariko siko muntu ujya kuvuga ugaseka bite? Ibana man, noneho finally Jennifer yemeye kuva ku izima. Ko yemeye kuva ku izima? Gute se kandi? Ushatse kuvuga ko ubu noneho yemeye ko umuporopoza se? Wabimenye mwana, Jennifer yemeye kumbira umugore nyuma y'igihe kinini ndimusaba yari yarabyanze sha. Felicitation man. Ariko rero baca umugani ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Ubundi ko yirindirizaga ibyo azakora se yabaga byanga yigira ibiki? Buriya ari mu biki koko? Ahubwo korasha wagisinze rwose. Kuri atanu bro. Yebo ngiye kugusiga mu ngaragu rero. Yewe yenda cyariyo rwose. Igendere mwana, dore ibyo ntajya nshidukira nibyo rwose. Njye mba numva gushaka umugore ari ibintu ntapfa kwirukira pe. Nawe nuko nabikujije ngo ubanze witonde urambagize ukabyanga. Naho ubundi njye nzaba ndongora haracyari igihe pe. Okay. Njye rero ndumva nkuze ngeze n'igihe cyo gusarurwa. Sinakwendereza umurimo n'ubundi nzakora. Ariko umugani wawe ko n'ubundi kurongora byari bintegereje. Why not ntabikora hakiri kare bikava mu nzira? Hoye, si ibyo ndimo kuvuga Ben. Buri icyo ndimo ndakubwira ni ukubanza ugategura hazaza ukanategura uwo muzabana neza. Man, ubu se koko Jennifer simvuga kari mubi, si mubi pe. Ariko nanone simpamye neza ko agahima umaranye waba umusobanukiwe neza ku buryo wahita ufata umwanzuro wo kumugira umugore. Ugiye kuba nka mama se mwana? Usiko nabaye nkimukoze ibyo kurongora ati ndacyari mutoya. Ubashe nkaho imyaka ari izafata ku ibendera. Sibyo nanjye nkubwira se. Ngiye ku ruhande rumwe mama wawe namugarukira Musa. Namugarukira rwose. Guteze. Jennifer yego ni mwiza, ariko ntabwo umuzi bihagije. Icyo uzi gusa nuko ari mwiza. Hari ikindi se? Ariko Fisto bikabiriza nawe. Icyambere Jennifer nzikaziranye n'abantu benshi. Ababisto ndabazi, bose ndabazi. Abo biganye ndabazi, ababyeyi be ndabazi, bene nyina ndabazi. Man, ubwo so ntamuzi ni hehe? Ibyo uvuze kare bikera. Ikindi se nuko akunda guhora mu ngendo zidashira, sibyo? Icyo cyo ntukizi. Ibyo uvuze ko ahora mu ngendo zidashira byo ntacyo bivuze. Kuko nta muntu utagenda. Nakubwira iki muvandimwe? Cyakoze nzagushyigikira mu bukwe bwawe no kubwitegura rwose nka bro wanjye, tugomba kuzaba turi kumwe. Ahubwo mwana, tangira nyine ushyigikire. Ndahari rwose. Kuko nta wundi uzamfasha kwitegura umugeni. Ndahari. Fiso, ugiye kujya uzindukira hano iwanjye. Dore ko niyo maze iminsi ntahagera. Nagira ngo n'ubutaka bwo muri iyi mbuga burabimenya. Sinzi byabwo. Mbomera ibyatsi vuba. Nyamuneka ujye uza kubimbagarira igihe ubona amaze iminsi ndi mu kazi. N'ejo bundi ndi gupanga kujya kumwereka ababyeyi nabo bakamumenya. Ahubwo nuko uza ukamfasha kumwitegura mwana. Ibyo nzajya mbikora. Humura rwose. Yewe no kumwerekana nzaba mpari. Urakoze mwana. Kandi nubwo rega ndi kukubwira gutya ndagushyigikiye pe. Gufata umwanzuro wo kurongora si igitekerezo kibi. Wow. Noneho uri ku ruhande rwanjye rero? Ndahari pe. Ndi kumwe nawe, ahubwo reka twizere ko Jennifer wawe azakubera umugore mwiza. Erega byose no kwiyemeza mwana. Hari n'abasore barongora abakobwa bibwira ko baziranye nabo, ariko bikarangira babahindutse. Bikarangira bashwanye kandi bari bazi ko babaza. Yewe. Ese ugira ngo iby'iki gihe biroroshye? Happy kabisa. Nabyo bibaho burya muvandi. Umuntu arahinduka. Ugasanga wa mugore cyangwa umugabo mwabanye wibwira ko muzi neza araguhindutse. Ukibaza utuyise niwe narongoye. Barampinduriye. Cyangwa byose birashoboka ko wanarongora utazi imico ye. Hakakubera muzima nabyo bibaho da. Bibaho rwose. Na Jennifer rero katumwizere. Icyambere no kumukunda. Ababyeyi rero
karame turakumva mwana uyu niwe wacu. mukunzi nababwiye Yo ese mama niwe nshaka ko tuzabana ubuzima bwanjye bwose nsigaje muri iyi si ayo uyu niwe rubavu rwanjye iyi ni nawe nakunze nawe kandi arankunda amazina ye yitwa Iradukunda Jennifer. Wow. nuko mwana wa uyu mukobwa ndamushimye rwose uradutetse kandi niteguye kubafasha uko nshoboye kose niko harya ngo ni Jennifer Jenny karame urisanga rwose murakoze cyane ubu se ngenda ndamwakira nte mugabo wanjye mama rwose nawe nuko nawe turakwakiriye mu muryango wacu rwose umwana wanjye arashize aramuzanye mbe kora hano ukuri murakoze rwose harya ngo ni Jennifer yego nanjye nakwakiriye rwose urisanga hano muri uru rugo mama murakoze rwose kumwakira nanjye ndishimye regaho niko mwana wa Karameli nta mubyeyi muzima rwose wanga umukaza oya ntawubaho ni umukobwa mwiza nk'uyu cyaba ari ikizira rwose kuko se ndi mwiza namwe murabibona uri mwiza urihogoza nta n'uwabishidikanyaho mwana wanjye kandi ndabona ufite n'ikinyabupfura uracyagira ese wabibonye mugabo we aracyagira umuco wo kuvuga akareba hasi cyane rwose mama erega ntabwo ntajya guhitamo ngo mpitemo umukobwa mubi uranze rwose urihaye rwose ngomba guhitamo umukobwa uzatuma urugo ruba nyabagendwa sibyo Jenny oya nibwo rwose nibyo niko mwana wa Karameli uruwaso ntiwahitamo nabi pe ntabwo yabikora ariko jya ureba nyoko uyu ahubwo umbonye nshaje ariko noneho ababyeyi bagira amashyengo pe ntiwahitamo nabi rwose oya bana ayo ntabwo ari amashyengo nibyo rwose sibyo buriya uku muri kumbona ndi gusasa ndi gusagaziva ubona nko mu myaka 20 ishize ariko si mama nawe papa mwaretse kudusetsa rwose murabona ukuntu mwatumye umukazana wanyu agira amasoni oya ariko umukobwa ntugira amasoni oya nta mpamvu y'amasoni erega niyisanzure hano ni mu rugo aratumenyera ubwo twamwakiriye ubu yabaye umwana mu rugo yewe nta gisibya rwose byarangiye murakoze cyane oya rwose nk'uko papa Ben abikubwiye urisanga rwose mukaza reka nkwite umukazana rwose utangire wiyumve kuri mu rugo ntukagire amasoni rero ariko mama urumva umwari utagira amasoni koko yaba akiri umwari ariko nanone ntabwo byashoboka ko yabaho nta n'udusoni niko abakobwa baba bateye ni ukuri nishimiye ukuntu muri kunyakira pe menye neza nashidikanya ko Ben yakuye ubupfura urahabonye ndahabonye rwose umwana udakurikije ababyeyi se yakurikiza nde niko ziko bavuga ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyura azarinda asaza atarayivamo igiti kigororwa kikiri inyana ni iya mweru ariko mama nawe rwose ariko ibyo uvuga ntabwo ari ukubeshya reka nizere ko n'umukazana wawe rero arimo kubyumva yumva vuba namubonye doreye mukomeje kumutera isoni enda hano unyegere bareke gukomeza kugutera isoni oya murekera aha ngaho oya nguma aha oya naguma hari oya ariko ayizire rwose ushaka kwicara iruhande rwa sobukwe muhungu wanjye rero Ben wahisemo neza pe wahisemo neza erega mama nanjye ntabwo nakwisona kumbe yagiye kwicarana na sebukwe nimwicarane rwose hirwa rwose oya nta mpamvu yo kwisondeka rwose mbega umukobwa nkaba umugabo kumana yanjye ariko buriya nk'aba bakobwa baba hehe kuko tudahura nta n'umunsi n'umwe turahura koko ariko se koko buriya muri kubona ndi mwiza kuri urwo rwego urasa iki oya humura ibyo nta wabishidikanyaho
urabona na so uko atavuye mu byimbo se ariko rero nawe uri gukabya pe mama nawe papa murabona mutarimo gukabya koko oya ntabwo nakabya ndavuga ukuri rwose njye na mama wawe ahubwo gira vuba umuzane dore ntutinda mu makoni abandi baramugutwara bamutwara da oya sheri ntugire ikibazo rwose ndi uwawe nta handi najya kuri njye umugabo ni wowe abandi rwose mbabona nk'abakobwa ariko aba bana ye utabandi bose babona nk'abakobwa yewe muracimishije bana banjye urwo rukundo muzarusazane sheri nanjye urabizi ko abandi bose kuri njye mbafata nk'abahungu umukobwa ni we wenyine rukundo rwanjye aba bana uzi ko badutera ishyari we iko bagutera ishyari ugasubira gutereta neza yego ukuntu urukundo ari rwiza we cyane rwose ufite ababyeyi beza pe nabashimye cyane ku buryo rwose ntashidikanya ko igihe tuzaba tubanye umura mukobwa mwiza umva wumve ngo kuva ubu ubaye umukobwa wacu kuri nishimye kandi cyane bene mwana wanjye nawe ndakumva mama umva ntuzababaza uyu muziranenge ntabwo nzamubabaza pe uyu mukobwa ndamukunda ku buryo nanjye ubwanjye ntashobora gusobanura urukundo mukunda uyu ukomeze urumukunde rwose niwe wanjye oya ukomeze umukunda nta wundi twamusangira kuko ndamutse mumenye cyangwa nkabyumva naba nangiritse pe oya ukomeze umukunde sibyo ndamukunda ugomba kumukunda nkubwiye ngo muri weekend itaha uzaze njye kukugurira agafanta wabyemera yego nabyemera nta kibazo ariko muri muduki niko be ndakumva mama kumusabira umugisha ariko mwokagira imana mwe aha yewe aba bana banjye rwose be karame nawe watwawe wagira ngo umuntu uvuga si umuntu ahubwo ni umumarayika rwose erega mama ndamukunda Jennifer ndamukunda cyane uramukunda oya rwose ukomeze umukunde nabyo byiza ariko ni mwiza buriya ni mwiza pe azambere umukazana mwiza oya rwose ni umukazana wacu nabibonye nanjye umukazana wacu yahinduye umuhungu wacu ntubibona se yaramuhinduye neza ku buryo asigaye avuga umukobwa akenda kurira uyu muhungu wanyu turakundana cyane ku buryo numva kugeza ubu hagize uza hagati yacu rwose yaba dushwanyagurije imitima ni ukuri burundu kandi ni ukuri be imbere y'ababyeyi bawe ndagukunda cyane yo umva mugabo wa mutware wishinze iby'abana rwose ntiwagira icyo ukora nabo mugabo mwiza enda haguruka twikoze mu cyumba ngira icyo nkubwira gito mama murakoze natwe reka tube tuganira turaje nasezera mwibuke kumbwira nta kibazo ugomba kutubwira tukagusezera turanamuherekeza reka tugire icyo tuvugana nanjye nishimye mufite ababyeyi beza nishimye ntiwabyumva hasigaye umunsi w'ubukwe rero ariko se buriya watinyutse ute kunyaka nimero cya gihe umuhungu wawe ahari ko abagabo b'iyi minsi mutoroshye abakobwa wowe mwebwe muroroshye ko nari nsanzwe nkuzi ko ukunda amafaranga y'abasaza harya muri sirayi kwini ubu rero wari uzi ko ntakuza arewe wamenye ese ko aribyo ndi kukubaza ko mu kazi kanjye ntigeze mpura nawe urumva se nari kukuyoberwa ko hari n'abagabo bashuti banjye bajyaga bakurarana bakaguha amafaranga kandi wasanga umuhungu wanjye Beni agiye kurongora atazi ibyo wakoraga sha yaribwirwa nande se keretse niba ari wowe uzabimubwira nabimubwirira iki reka ahubwo nabaye nkikubona nkabona ari wowe aje kunyereka nkishima ku mutima ndasubijwe neza kunzaniye hafi ubusanzwe najyaga njya mu ndaya nkihishahisha nibura batazabimenya batazanabiregera umugore wanjye ariko ubwo batigeze babivuga ko muca inyuma umuhungu wanjye rwose arakunyegereje ni ukujya ngo usange iwawe ubonye ninjirayo akagira ngo ngiye kureba uko mu rugo mwaramutse urabizi ko nta cyubu cy'ubusa rero nawe urabyumva no kubanza ugapesa
ibyo biroroshye ahubwo ko Ben imfura yanjye yamvunnye amaguru hehe no gusubira guhirahira kure. ariko uramenye wa rusaza we ibyo wigira byose ntuzatume Ben amenya ibi bintu. ubwo urumva bimenye twaba tutari kwitema ikibuno. aha urumva njye nahangara nkamubwira ko ndyamana n'umugore we koko ariko keretse ahari nshaka kumusenyera no kwisenyera icyarimwe. naho rero ibyo tuzajya dukora byose bijye biguma hagati yacu. dore nk'ubu mpaye amafaranga make sinagutera ingaru ngo nsakuze, si ibyo se kuko nzi ko naba nishyize hanze. nawe rero uzamira ibanga. ndabizi abagabo mugira amagambo, wanasinduka nyirahira ngo mfite umukazana uryoshye. humura yewe ntabwo nzabivuga rwose. ubundi njye nzajya mpenga Ben agiye ku kazi maze mpite nzashaha unyihera ibyishimo. ibyo se bitwaye iki? icyo mvaka ari ukunyishyura. nushaka ujya uza unarare, icyo nkeneye ni amafaranga kandi upfa kunyishyura neza nanjye nkaguha neza. si ibyo oya nibyo rwose. ahubwo se waretse tukongera kandi kamwe nkabona ngataha. banza unyishyure Ruma, banza unyishyure. nyishyura mbere noneho utongera kungendana. ariko ihangane ndakwishyura ntugire ikibazo. hoya abagabo ndabazi iyo mumaze kubona ibyo mushaka niba mukibutse kwishyura umuntu. kandi urabizi nikeneye amafaranga rwose, nkeneye amafaranga yo gutegura ubukwe bwanjye n'umuhungu wawe. rero banza uyazane tubikore nyafashe mu ntoki utongera kungendana. sinzabatwirira ko urumva bigutwaye. oya nyishyura pe, aho nushaka ntuzadutwerere ariko wanyishyuye. okay reka ndebe ko hari ayo nsigaranyemo. ariko se ndataha n'iki ninya kwishyura yose washyizemo imiyaga ko n'ubundi ndise ubukwe ntari rubanda ngo nzakwambura niko n'ukuri nzakwishyura pe. Ruma banza umbwire ko uzangabira cya kimasa nabonye mu nka zawe. hanyuma kandi cyagiye baba bari gutanga impano z'abageni uzanyishyuriramo ayo turi bwongere kuryamanira uyu munsi ugashyiramo n'agahimbazamusyi. ibyo byoroshye niko ko nzahaguruka nkavuga ntumukazana wanjye ni mwiza mugabiye gaju abantu ko batazamenya impamvu nyiguhaye se. ariko niyo nakundaga we mbega inka nakundaga ahubwo niko nabyemeye ngaho gira akira agapapuro bisinyire ko uzama inka y'inyana utamara gukora ibyo ukora ukisubiraho. ariko se ntiwizeye si ubukwe koko? mbabarira cyane, mbabarira rwose. ibyo se birakora mu magambo. yamera neza ndapfuye rwose Ruma mbabarira. ariko se wagize Fiston kugeza ubu ngubu ndumva nta gisigaye kabisa, kereka nimba ari cyo twibagiwe kugura. hoya ndabona ibintu ari ruzungu, uriya mwana azataha heza pe. erega nari narabyiteguye bihagije. ikindi kandi ababyeyi banjye baranshyigikiye cyane. burya ibintu byinshi buriya ari nabo babiguze singiye kugira ngo nkubeshye. wawu erega ababyeyi bawe ni sawa mwana, nanjye ndabikundira. mba numva iyo mvukira iwanyu. iwacu se sha gabanya gukabya mwana. gusa ibyo nanjye ndabakunda tu. mbona imana ntako itagize ngo impe ababyeyi beza. gusa mani nawe ufite icyana cyiza waraye, nanjye ubaye utagitereta nahita mfatiraho sinagereza pe. kandi ubwo rero wabikora. ntamutereta da. ntabwo njya nkwizera mwana, ntabwo njya nkwizera. ariko rero wibeshye nakwicaho kanyago, nakwica nkajya kukweraga. inshuti yanjye ariko nakwica nkajya kukweraga rwose. ko mbona ubirakariyemo mwana. humura cyane uri inshuti yanjye, ntabwo nabikokora rwose. ndabizi ntabwo wabinkora, tuba twiganirira imyivugiraga. ndakwemera wowe uri umujama wanjye mwana. nta ninja yadutandukanya kabisa. ibyo uvuze nibyo pe. wowe byarenze ubucuti biba ubuvandimwe. niyo mpamvu nagushyigikiye cyane kandi muri byose. gusa mwana Jennifer hari umujama ukomeje kumuhamagara ngo yitwa Manzi. kandi agiye kumwitaba arampunga. mwana bituma mbitekerezaho cyane. Manzi uramuzi? reka mwana, humura buriya ni nka bwa bujama bw'amafuti butajya bubura guhamagara inkumi uko bwiboneye, nta n'ikintu kizima baba bavuga. oya Fisto oya, ntabwo yaba ari akajama k'amafuti mwana. kuko ntabwo yajya kumwitaba ngo ampunga. icyo nicyo gituma mbyibazaho kandi kikanisha umutwe. erega mwana uriya mukobwa ni mwiza. ni mwiza byo. rero numva guhamagarwa cyane nta birenze. ikibi ni uko yajya agira ibyo abemerera wenda bidasanzwe, cyaba ari cyo kibazo. shaho yivuga gutyo mwana, kuko ubanza ntazakira icyo gikomere pe.
sinakumva ukuntu yaba ari guteretana kandi abizi ko nta gihe dusigaje ngo njye nawe tubane. Oya humura ibyo wibitekerezaho, uriya mukobwa njyamo nari mwiza kandi yitonda, ibyo atabijyamo. Ubwo se yigeze agutendekaho na rimwe kuva igihe mumaranye ibyo bintu urabizi? Ya ibyo ngibyo ntabwo mbizi neza, niba yarigeze antendeka. None se impungenge ufite n'izi? Tumenya ko uriya mukobwa ari umunyabirori ku buryo bintera ubwoba ko azakomeza tumaze no kubana. Kandi rwose njye simbikunda Fiston, simbikunda, ndashaka kuba. Ariko nawe Ben ntugakomeza ibintu kabisa. Gusa sinshidikanya ko nimumara kubana ibyo birori azabireka. Ntabwo azabireka rwose. Nanjye niko mbitekereza, kubireka akaba umugore ko kubereye urugo biragoye. Gusa mwana njye sinabura impungenge Fiston. None se nk'umukobwa wanze gupostinga ifoto yanjye, yewe yanapostinga agapostinga imwe nabwo ari iy'ubukwe, kandi yirirwa postinga abandi bahungu n'abandi bagabo ngo ni nzamashuti mwana. Rega humura Ben, bizacamo neza ndabyizeye, wowe komeza witegure kandi ugabanye stress. Ibindi byose Imana ibirimo bro. Cyakora Imana ibirimo byo pe. Ahubwo man tikiri kuri uwo musheri wawe, usiko amaze iminsi akororana na papa wawe, buriya babaganira ibiki? Ngo mwana papa wanjye kuva ryari babonana se? Kuba wamwerekana iwanyu barahorana pe. Kandi njye ubusanzwe nzi ko abakazana batinya basebukwe, none wanyu we wapi rwose. Oya se wabonye kenshi ku buryo twabitinda hora? Cyangwa ni kwa kundi bahurira nko mu nzira? Wapi man, ku buryo se bahurira mu nzira hafi ya buri munsi kandi bagahura mu masaha y'ijoro. Ariko se uretse gukabya koko ubabona buri munsi mwa? Ahubwo ubwo uba wagiye he? Ariko uretse kwirengagiza, yowe ko nkorera muri uriya muhanda hafi y'aho sheri wawe atuye. Ibyo tubereke mwana, wasanga ari bimwe by'umukazana na sebukwe nta byadanje. Si ngaho nibereye. Ahubwo ngwino umfashe twegereze kano kabati hariya, ndabona hano kabuza umuryango gufunguka neza. Naho ibya papa na Jennifer byo bisanzwe, ni iby'abakazana na ba sebukwe. Iri joro ntabwo azi ko ndi kumwe na nyirabukwe koko. Barabona nabyuka. Reka nsameneze iyi mesaje numva. Ko nimbyuke njye kureba ngo ikamyo ikeneye kuziburwa. Ariko se Jennifer arabona koko nasiga umugore mu buriri ngo ngiye kumureba. Ariko se wawurara wivugisha ako icyo gitelefone cyawe ntabwo ushobora kugishyira muri siranse cyangwa ugisige no muri saro? Uzi ko kubona ibitotsi umuntu bitamugora. Ariko abo sana kwanza zana iyo telefone Ruma, yizana aho ngaho. Ushikuje telefone yanjye nkura mu bitotsi. Mereza ariko se nguhereze iki? Ntureba ntibonye zaniyo Ruma, kandi turarwana. Reka ndebe umuntu muba muri kwandikirana mesaje iri joro, ubu urasanga mu kanya hari n'indishyi. Zana iyo telefone ariko se urashaka telefone? Zana telefone hano, reba. Zana iyo telefone. Kose ntabwo uri kunyumva. Turyama ariko nese telefone ushaka Datuma dupfa ubusa, mpereza iyo telefone ndebe uwo muntu muhora mwandikirana buri joro. Ndambiwe kurara numva telefone yawe nsakuriza ngaho mesaje, ngaho bipe, ngaho araguhamagaye buri munota boshye ukora muri service center. Ruma, mpereza ariko. Mpereza telefone. Mpereza. Zana nyine. Yakira rwose. Zana. Hakira nyine. Niko soma pe soma, nushaka usome mesaje zose nizo naguriye amayinite uzisome. Niba utanyizera rwose akira soma. Ndarambiwe. Mesaje za buri kanya, buri nijoro ndazisoma nyine. Nyine soma. Ndazisoma. Buretse ese ukuretse ariko uretse murafuha rwose. Konzi kureba umuntu kwandikira cyane no guhamagara cyane.
rimwe kabiri gatatu niko rumanzi rumanzi ndakumva ko manange kuko ariko rumanzi uyu muntu wanditseho ikamyo kuri telefone yawe ninde ko mbona ari uhora ukwandikira buri kanya aguhamagara nawe umuhamagara ninde ariko se mada niko uratangiye kujya umfuhira kugeza naho abashoferi bantwarira amakamyo nabo bafuhira koko shoferi niko aha yaranditse ngo ohereza amafaranga wa dore ninda ahubwo buretse ngo ohereza amafaranga wameneye amavuta ukagenda utishyuye ngo wamumeneye amavuta cyane none se amakamyo ntibajya bayajyana mu magaraje bakamena amavuta buretse ari no kukwandikira ngo nturi basanzwe kumusubiza bamena amavuta yashaje rwose buretse ariko ibyo ntusanzwe ubizi reka nsome n'iyi ngo amazi wamenye ukagenda udasizeyo kugura isabune bizatuma ntazongera gukorana nawe nucunga nabi ariko ibyo ni ibiki rero uretse ibyo urumva atari ibintu bisanzwe niba barajyanye ikamyo mu kinamba bakamenaho amazi bagakoresha isabune yabo urumva ntagombaga kubishyura koko nagombaga kubishyura y'isabune none se ntibayikoresheje nyine bayoza akira yisubirane telefone yawe ariko uwo mushoferi wawe w'ikamyo rero rwose umubwira ajya agira ikinyabupfura ajya kwandikira ku manywa ajya amenya ko ugomba no kuruhuka ufite n'umugore ajya amenya ko tugomba kuryama tukaruhuka si byose njya mubwira buri munsi fata telefone yawe oya wabyumve cyangwa ushaka nzamwirukana njyewe rero buriya nareba nabi nibinyurwamo njye nzamwirukana oya mwihorera ahubwo sheri akanga ahubwo mbonye iyi nimero y'ikamyo ndibuka wibutse iki se kandi ese uri kwibuka ko ubukwe bwa Ben buri hafi ni ugutangira ukohereza iriya kamyo ikajya kuzana igitaka cyo gusiza aho tuzubaka amatente tuzajya twakiramo abashyitsi nyuma y'ubukwe bazajya badusura koko ibyo bintu ntabyibagirwa ubukwe bw'imfura yanjye ndabizi sinakwibutsa byose ndabizirikana rwose nanabwiye shoferi ko muri kiriya cyumweru gitaha atagomba kwemerera abantu bazamuha ibiraka ikamyo tuzaba turimo kuyikoresha nibyo rwose iriya fuso igomba kuzaba iri gutwara imicanga yo gutunganya hariya hantu mu kazana wawe nawe akazanahagera ameze neza akananezererwa rega umva umuhungu wanjye rwose agiye gushaka umugore mwiza oya ni mwiza cyane ariko ndamugutuye umukobwa utajya wiyandarika witonda dore n'uyu munsi twahuriye mu mujyi ansuhuzanya amaboko yombi reka sinakubwira uriya mwana arubaha koko arubaha ni byiza cyane sheri arubaha ni byiza ko urabitekerejeho ibyo uriya mukazana nabyo byihorere niba yubaha tuzabimenya nyuma kuko abakobwa benshi iyo batarashaka iyo bahuye na ba nyirabukwe na ba sebukwe bariyorobeka ntiwabamenya ariko bamara kugera mu ngo zabo reka tubitegesha amaso ariko hari n'abakomeza kubaha yego rwose hari n'abakomeza kwitwara neza niyo mpamvu nanjye mvuze ngo bamwe ntabwo ari bose sibyo ariko umva hari abazigeramo bagashinga ihembe neza bamara agatabuka bose uyu ni wa wundi umva bakajya bakubwira bati ngwino urebe erega ntiyakwitwara n'abatararugeramo abazi ko bahita bamubenga iyo yarugezemo rero ariko rero nifa wimukure muri abo rwose ni imfura ariko nanjye nibyo nifuza naramubonye nibyo nifuza bazahinduka rwose oya tuzabibona nanjye nibyo nifuza nkabyifuriza n'umuhungu wanjye hanyuma umva reka twongere turyame rwose iyo telefone rero niba utafite kuyizimya yishyire muri silence ibintu byo guhora unkanguza iyo telefone rwose oya komera cyane muntu mukuru komera cyane goda ariko goda iyo uvuze umuntu mukuru ushatse kuvuga iki none se urabihakana ntabwo uri mukuru njya nkwita umwana rero birangira aha reka da ndi mukuru kuko ndakuruta sibyo se oya se kandi nawe wikabya ndakuruta itangira kuvuga gutyo rwose usa amezi 2 yonyine undusha niho wakwiratana kandi uri igisazi mwana uri igisazi uzi ko nkurusha imyaka 3 yose ujye umenya ko wowe kiri libere riribu rwose
Uhagize rebera inigano kuri kw'Imana ngo ribu amfunga. ariko uzi ko ubu ngubu n'umurenge wanyemera none ngo ribu. Okay, noneho ndabona ubyemereye kuko uze ejo twagenda kwa Gitifu akadukorera umuti da. kandi Fisto uru rusazi abonye uko uruko bw'inshuti zacu ariko bwagenze neza. Sha bwagenze neza cyane. Mbega. Uko nari mbyiteze siko nabibonye byari birenze. Icyakora nabyo byari sawa cyane. Mva njye sinjye uzarota mbonye amafoto ariko mva nkubwire Fisto hari icyo nabonye kidasanzwe nawe wakibonye. Utambwira ko ibyo nabonye nawe ari byo wabonye. None se buriya biriya bintu n'ibiki bakoraga koko we? Ibihe se? Wabonye indoro y'umugeni na sebukwe ukuntu barebanaga we? Cyane njye numiwe. None se wabonye uko sebukwe yamuhobeye ibyo bisanzwe? Mva numiwe. Ukuntu yamufashe se akamukomeza ahubwo abantu barumirwa. Umva njye ntakubeshye numiwe ku buryo utabyumva. Mbega umugeni na sebukwe. Fisto ukuri kw'Imana biriya bintu si iby'inaha i Rwanda. Ihorere wa mukobwa we ntuzi ukuntu bakuranaga mbere ya buriya bukwe. Rahira Njye rwose nabarebesheje amaso maze umutima urumirwa. Yes maze njye nari nzi ko ari njye jyenyine wabibonye. Nari naricecekeye gusa. Nanjye nuko uriya musaza yanditse amateka. Uzi ko nta muntu waje muri buriya bukwe utamwibajijeho. Noneho bamwe bati agiye gusangira umugore n'umuhungu we, abandi bati yabikorera abandi ariko nibura akareka umuhungu we, abandi bati ntababarira n'utwana duto nkaswe nkumi nziza kuriya. Mbese amagambo yari yavuzwe koko. Ariko se mwoka byaramwe ibyo bavuga kuri papa Ben nibyo koko cyangwa no kumubeshyera? Sha mva mubwire abaye ari byo noneho byaba ari ikibazo kitoroshye. Gusa tubivuge tubisubire. Ibikisi mwari mwambaye neza. Mwambaye neza rwose. Noneho two dutaye twawe turankoma fo. Ariko Fisto wajya ugabanya amashyengo. Nako mbikubwira ugatangira ku. Uzi kuri kuvuga nk'umuntu udahari. Ariko se ngo sinjye uhibereye pe. Ariko se goda warise nka kwibariza. Ngaho mbaza nta kibazo rwose ndagusubiza. Wajya ureka kwambara biriya birumbiye byawe bakubitamo udukanzu tumeze fresh ko nabonye natwe tukubera ko. Ariko Fisto uyu munsi watewe n'ibiki? Wanyweye izangahe kutajya uburyora cyaje gupfira he? Erega kariho karavugwa wangu. Umuntu avuga ukuri se abizire. Ariko rero nawe sinzi impamvu nakunda udukanzu duto pe. Ahari ninshaka umugabo udukunda nzatwambara ariko ubu ngubu wapi pe. Ariko rata ntabirenze cyane wakwambara rumbiya wakwambara mini byose uburi mwiza nta gushidikanya pe. Uri mwiza rwose ubugaragara neza. Uyu munsi urankumye pe wagira ngo wari amavubi neza. Gusa ejo ko wagira ngo waje wagasomye. Oya ejo narabikunze cyane. Erega kariho karavuga nibyo nakubwiraga kandi nibwo twahora turi twenyine ubundi naburaga uko nkubwira kabisa kubera twahoraga turi kumwe. Cyakora ariko nta kibazo rata nta n'umutima mubi. Burya kuvuga iki kurimo ahubwo uraruhuka. Reka ntaribe ahubwo dupanga uko twazajya gusura ziriya nshuti zacu ziriya nshuti zakoze ubukwe. Ntiwumva ahubwo icyo gitekerezo nicyo cyo. Sheri wakangutse amavubi sheri. Mana we ndakaza kurusha ugira ibitotsi. ariko nari naniwe. Rero sheri buriya iminsi y'ikiruhuko cya mariage yarangiye. Harya ubu ngubu ngiye ku kazi. ko nabyibukaga we. Yesu we mbega ngo ndaryama. Ariko byuka bwakeye. Ese niyo mpamvu wabyutse uri kujya kwiyuhagira kumbe urimo witegura kujya ku kazi? Nandi muritegura kujya ku kazi. Narinzi ko naraye mbikubwiye. Hajya nabona bikubwira uyu munsi ndi gusubira mu kazi. Yewe wabimbwiye ariko sinabyibukaga. Erega umuntu afite byinshi mu mutwe. Okay nta kibazo. Hanyuma rero dore maze kwitegura ubu nyine ndagiye.
nta kibazo mugabo mwiza ugira akazi keza ubwo ni aha nimugoroba. ariko se sheri koko nta nubwo waperekeza ngo ndenze irembo ubona wakomeje kwiryamira. Sheri nawe ariko ntukadushye gusa koko nimugoroba ntugaruka wagiye ko turi bwongere kubonana. sawa reka ngende usigare amahoro mukunzi wanjye. nawe ugira urugendo rwiza n'akazi keza. mbega we sinjye wabona ugiye puna nararambiwe iminsi yose ubundi bayiguhiraga iki nari nararambiwe mvurika nza ahubwo mpite mpamagara papa wawe nawe data bukwe mubwira aza ndebe anyihere ku mafaranga nigurira amavuta. ubwo se Ben arabona ko njye ntajya nisiga aya mavuta aya ngaya y'igihumbi njyewe nkisiga amavuta y'igihumbi naramenyereye kwisiga amavuta y'ibihumbi 100 ntabwo bishoka rwose. namusabye amavuta y'ibihumbi 100 aravuga ngo ntiyayangurira. rero mva papa agomba kuyangurira. reka nandikemo nimero nyihamagare. nimero ya papa we nanditseho Manzi kugira ngo Ben atazakeka ko ari Rumanzi papa we. aha ndayibonye reka muhamagare. bite sheri ni byiza rutwe wanjye. umugabo wawe aragiye ndetse umuhungu wawe aragiye ubu waza ariko ukaza witwaje nk'akajana aho ngaho kuko ndagakeneye pe. wabwiye umugabo wawe agayaguhase niko sheri konge ubu nta kashi zigeze aho ngaho mfite koko. umuhungu wawe si yobe ko ari ingungu y'amafaranga kahubwo ubu numiwe siko wagira ngo afite imiri mu mufuka. uzi ko musaba 30,000 byo kwisukisha akambwira ngo sinajya nisukisha buri cyumweru ngo aya mafaranga ntiyazayabona. kandi urabizi rwose njye ntarabana nawe najyaga muri saro buri cyumweru ngahinduza inzara buri minsi 3 none we ngo ntibyavamo ngazajyamo amafaranga yo kujya muri saro rimwe mu mezi 2 we ntasireye kwini mara ukwezi itagiye muri saro hoya pe ntayo rwose ntabwo ibyo bishoboka. umuhungu wawe rero ni impfumfu ndabikubwiye. Erega bariya baba bakiri abana ntabwo bapfa kurekura amafaranga baba bakeneye iterambere si nkatwe tuba twarayakoreye kera. hanjye kuguha 100,000 rwose urumva ko nta n'ibiba birenze. niyo mpamvu rero wakoranye n'ibipapa nta gasore wakwiteza. umusore niyo umukuye 5 asigara ari kurira. niyo mpamvu gukorana n'abana ari bibi. nta musore wakwirekura ngo aguhe 100 rye bahorana amarira adashira. none se be igihungu uranzenira amafaranga? reka nshake sheke nsinye nyikuzanire ariko nawe nizere ko ibintu biri buze kugenda neza. noneho rero umugabo wawe niba yagiye reka nizere ko urarira. ndabizi ukunda kubikora ndikurira rwose ndakurira ahubwo ndagutera agahinda nawe urarira. reka nze nkwepe umugore mubeshe ko ngiye ku kazi ndaje nsanga urugi rukinguye urabizi sinaba ngiye mu rugo rw'umuhungu wanjye ngo nkomange. urisanga rwose ni karibu. hayi Ben bimeze bite se man? ni sawa muvandi wese bitemwa ubusire batera cyabumenyereye. ariko se man aka kanya urabyibagiwe koko? ariko ntabyibagirwa se ko nsigaye ntaha ndi patro ubu ntabwo tumeze kimwe. wowe urataha ukisanga ariko ngende gutaha nkumva akajwi kiza ngo kareba umugabo mwiza. komeza unyiyemereho tu nanjye ni vuba kabisa mbirimo. birimo da umwiyemeze wanjye nawe se shagira vuba dore twiteguye kugushyigikira. mani ntabwo nkubeshya noneho umva wibigira blague mfite gahunda iri seriye. ariko nanjye ntabwo mbigize blague da. ahubwo mbwira iyo nkumi ni ya Yesu ishango ngushimire. kunzi se wagize ngo njye njya kure mani? reka nturebe wa mukobwa wa wundi mushuti wacu Godanse? Godanse niwe nshaka rwose niwe nshaka kandi vuba aha rwose tuzabatumira. wow Fisto ese kutunguye cyane? ibi bintu ni byiza nawabigaya wabigaya yaba hinyuje Imana. Mane uzi ko utumye ndirimba ariko si kuki utarabimbyisha
Ntibarabyihereranye wa. nari naranze kubikubwira atarabyemera neza reka ngo utazaba umwaza unserereza ko bankatiye ariko ubu tubirimo neza cyane pe neza ahubwo ikirori kiri vuba Shafiso urashimishije cyane ndakubeshyera cyane pe kiri vuba wahisemo neza yego danse pe hanyuma se ubundi ko wigendeye ku kazi kandi nari mpuye papa wawe waje kukureba mu rugo ntabwo yakuvugishije papa wanjye se mpuye na muzehe mu nzira rwose ya reka da ntabwo yigeze amvugisha wasanga kandi ubu ngo yari azi ko nkiri mu rugo nkiri muri konje oya Fiso reka nsubireyo reka nsubire ndebe ikintu arimo kunshakira ihute nya kuri Energy Radio ni 2:00. ubona umubyeyi wanjye ashakira uhasanga gushaka turi kumwe bro turi kumwe naho iby'iyo gahunda byo nzakubwira mama Beni we karame hayi nka data komba nutambi kukongera ugakata ukongera ugasubira inyuma niko ariko noneho mama wiriwe wibagiwe uri wike se mu nzira ya ntiwaba utangiye kwibagirwa nka so mama ntacyo nibagiwe ni nawe yari yibagiwe telefoni mu rugo ahubwo ubu ndi kumwirukaho ngo nyimujyanire yampaye ntibagiye ku kazi rero ntabwo nibagiwe ahubwo nari mpuye na Fiso arambwira ngo ahuye na papa aje kundira iwanjye nanjye nari nje kureba icyo nshakira none se yaje iwawe none se ngo yaje ariko ntabwo yampamagaye ubwo hari niho tumusanga ubu ahubwo njye uyu muhanda nari mu kazi nzi ko yerekeje ku biro ku kazi ubu nari musanze ku kazi mujyaniye telefone avuze se umugabo ko asize telefone ahangaha arakoresha iki nagera mu kazi niyo nari mujyaniye rero reka tugeraneyo nanjye ahubwo nsuze n'umukazana wanjye yarashize iminsi ntamubona umukazana kameze neza ra harakomeye harakomeye rwose umukazana wawe arakomeye ari kumfata nk'icyana cy'inyoni uzigasigaye netesha kukurusha mama ariko mwana wanjye urasetsa rwose niko nta hantu wakura umuntu ugutetesha nka nyoko uzabase cyakora mama niyamugiragaho nawe niyamugiraga pe nzi ko nta wakurusha kuntetesha aho yava akajya amvase ahubwo se naho ubundi nubwo nari ntarutse icyo nashakaga kubikubwira ntuzabikubwira azaba akubeshya nuko tubona wakuze wenda reka ushinga urwawe ubundi rwose umva nta nubwo nakagombye kukurekura ariko mama rwose cyakora mama ndagukunda pe nshimira Imana yatumye mvukira mu maboko yawe amaboko meza ariko nawe rwose yewe nanjye nuko mwana wanjye njya nshimira Imana yampaye umwana mwiza w'imico myiza nkawe pe ni ukuri buri gihe iyo ngiye gusenga ndayishimira ariko mama hari ibintu uvuga bikantera amarira kandi ndi umuntu w'umugabo oya ntukarire kibondo oya batazaguseka gusa humura uramfite nka mama wawe sibyo kandi rwose urumpoza amarira asa ntera dore we yarananiye ingeso yamubayeho karande mwana wanjye ukumbona ni ugupfundapfundikanya nibura ngo ndebe ko umutima watuza mama humura uramfite komeza ube intwari bihanganire papa wenda rimwe azahinduka ahubwo se ko mbona mu rugo hafunze kandi papa yaraje kundeba ahangaha aho ntiyasanze agahita yigendera harya ubundi ninde ukubwiye ngo abonye se aje iwawe ni Fisto duhuye arabimbwiye ariko Fisto mana agira amashye wabona haramubonye muri izi karitsiye zanyu akagira ngo aje iwawe ahubwo nanjye ndi kwibaza ukuntu se ahagurutse mu rugo akazi waba atakubwiye nanjye ntambwiye byari binshoboye da gusa arenganye hehe ntacyo ngwino wisuhuriza umukazana wawe reka nsuze umukazana nisubire mu rugo ubwo telefone arayifata atashye nese nabigenza nta kundi niko ngwino rero ufungura iwawe simbona hafunguye se basakinguye kaninjira ayiwe mama we papa we bini bikimonyi baradufashe tu ariko subunda nzije Jenny baradufashe muri salo papa we n'umukazana wawe muryamye nka mu ntebe umugabo mwiza umukazana nashutswe n'umubiri mugabo mwiza
mubiri ariko se aka gakobwa ko sinakabwiye ngo kambwire neza niba umugabo wako yatashye niko ubu urabona ibyo ukoze koko ariko se wowe ntabwo nanjye ko yagiye ngaho nyumvira ikikubabaje ukuntu ntabwo nkugira urumva ko yagufasha aricyo kibabaje cyangwa wakabaye ubabazwa n'ibyo ukoreye umwana wawe nimumbabarire dore nciye mama wareka kubitinyira imbere umuhungu wanjye oya mwana oya nanone nubwo abikoze ariko niso tubabarire nawe mugabo wanjye mumbabarire rwose ni ukuri muhungu wa mbabarira pe nagize irari maze rintera kwifuza umugore wawe ariko ntabwo nzasubira wikoze mu nda w'agacwawe mbega ukuntu yamukiye umuhungu wawe ariko mubyeyi ufashe nta soni ufite ubazongera kukwita umubyeyi koko ndamwita umubyeyi njyewe guhera uyu munsi guhera ubu ngubu sinzongera kukwita umubyeyi birarangiye wanjye wambabariye njye nta papa nkigira kandi nawe Jennifer unyumve neza uca inkoni zamba nuko mbare gatatu wamviriye mu nzu irari ni ukuri niryo ryabinteye mumbabarire ngushije koko mwakagira imana mwe mwababyeyi mwe mwansabiye imbabazi koko mugabo wanjye nkunda wambabariye ko ntazongera koko ntabwo umuhungu wanjye yavuze ngo muvire mu nzu wumva mbese ukuntu uri n'umugome uramwirukana se ntabwo ari wowe umwirukanishije igicucu gusa njyewe ndabivuze ngo mwese oya bagende rwose mushake mujya gusambanira ariko se koko bene wambabariye mugabo mwiza kubizwa ngo ukunda wambabariye wasabye imbabazi koko bakatubabarira umwana wanjye noneho nanjye rwose uranyirukanye koko niko ariko ubu koko mwoka byaramwe ubu koko mwatubabariye koko mwaciye bene koko wambabariye kubizwa ngo ukunda wambabariye koko narakwizeye mu buzima bwanjye mu mutima wanjye mu mutima cyose ariko ibintu nyituye ibi nibyo nyituye mu muryango wanjye ibiki kuko mwoka byaramwe mwatubabariye mwana wanjye mbabarira nakoze amakosa akomeye rwose nta kosa ritababarirwa n'ukuri mutubabarire muca inkoni zabo bene mwana wa mwatubabariye koko aho bigeze numva nakwiyahura ariko mwana wanjye urabizi ubuzima nakuriyemo so yirirwa mu bagore ingesera mu banyekarane beni mama ndakumva umva nkubwira icyo nshaka kugusaba nk'umubyeyi wawe ndakumva kuko ndabona isi ngeze rwose nta myaka 10 mfite mama reka nkubaze umva nyine nkubwire ntabwo tutihanganye mwana wanjye sibyo urabizi bahora banzanira abana yabyaye mu gasozi nibura ibabarira so wongera umwite so nukuri mbabarira mubabarire mama ndeka kandi nawe ndumva aho bigeze papa ukwiriye kumureka ukamuvira mu nzu none se niba umubyeyi wanjye ari umaze ibingibi mama wamenya ute ko uzakomeza kumwizera ubuzima bwawe bwose umva mwana we papa birangirira oya mwana wanjye waciye inkoni za dore napfukamye nuko Jennifer nawe pfukama beni nibi ihangane ucuruje mwana wanjye utantera agahinda nawe nakundi nyine nose bigende biti mama ndeka nimumvire mu nzu ubu se niba umubyeyi wanjye ari wo nkoze ibingibi mutubabarire n'ukuri namenye umwizerwa arinde muri ubu buzima mwana wa mutubabarire muca inkoni zabo kumenya umwizerwa byo biragoye muri uyu mukino umwizerwa ninde wanditswe na Irankunda Fidèle